Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bishimwe ikuzo cyubano by'Imana muri birimo byose amahoro imigisha isesekaye kwasuzireje intumwa n'abahanuzi Muhammad we nawe n'abamukurikiye naza kumukurikira kugeza ku munsi w'Igaruka. Abanyarwandakazi inshuti bavandimwe, ntago nje kubabwira ibyanjye nk'uko mwabimenye nahamagawe na Ribo. Ejo nzayitaba guherayo n'iby'Imana no kugaruka n'ibyayo. Ntawe umenya umunsi. Hanyuma uyu munsi ndakamuganirize ku bijyanye n'umunsi mukuru wabaye uyu munsi w'intwari, itariki ya mbere z'ukwa kabiri 2023, umunsi ngarukamwaka. Bavuga ko ubutwari bw'abanyarwanda, ariko wajya kuri ubwo butwari ugasanga ni ubutwari baravuga abantu bakareka abandi. Ibi nibyo navuze ko mvuga buri gihe ko niba dushaka ubumwe tugashaka ubwiyunge mu banyarwanda, dukwiye guha abantu bose agaciro. Uwakoze wese agashimirwa ko yakoze, uwakoze nabi akaberwa ko yakoze nabi, n'uwakoze neza agashimirwa ko yakoze neza, tutitaye tutavuze tutarebeye ku wari we cyangwa se ahakomoka, byaba akarere cyangwa ubwoko. Ngira ngo nibyo mparanira buri gihe nkuko mbivuga. Abanyarwandakazi, icyo mwajya munanyibukiraho cyane igihe nzaba ntahari, dore ko bishoboka ko byaba ari wo munsi wa nyuma, nuko mwajya mwibuka ko ngiye icyo nabahamagariraga ari ubumwe mu banyarwanda, si amacakubiri nk'uko abantu babivuga. Nta nubwo ari uburozi, kuko uburozi ntekereza ni umuntu uvuga cyangwa se agahamagarira abantu kwanga abandi, cyangwa se agatoza abantu bamwe ko bamwe mu bandi babanga. Iyo uhamagarira abantu ko hari igice iki n'iki cyangwa abandi, uhamagarira icyo gice kwanga cya kindi, kandi mu by'ukuri bivuga ubabishyira ntaho byabaye. Nk'uko rero ntatangira mvuga, ngiye mvuge ko u Rwanda rwagushije ishyano kuva kera, twagiye tugira ubutegetsi bubi rwose, kuko murabibonera namwe ku mateka y'igihugu cyacu. Dufite amateka mabi cyane, dufite rero umuco mubi. Umuco w'uko nta muntu ushobora kujya ku butegetsi uwari uri ku butegetsi ariho, bikaba ngombwa ko niba ushaka ubutegetsi ugomba kubanza ukica uwari uburiho. Ibi ni akaga, ni amakuba, nibyo nyir'ingwanya. Kuko iyo umuntu apfuye napfa wenyine, hapfa n'abandi benshi. Ingero murazizi, ku Rucucu murahazi, n'intambara zagiye ziba hirya no hino, aho abami bagendaga bigarurira ibihugu, abami barapfaga kandi ntibapfe bonyine, bagapfana n'abandi bantu. Noneho n'ingaruka zikagera kuri abo bantu bose, bakagirwa ingaruzwa muheto n'abacakara. Ibyo byose rero nibyo bintu byagiye biranga umuco wacu. Ikindi cyagiye kiranga umuco wacu n'ibyo twari bavuga. Usanga bibabaje cyane kuba ubutwari aho bwagiye biranga u Rwanda, abanyarwanda aho bagiye baba, muzabyumva ni nk'ice ndi umuhutu runaka. Ibi bintu ni ibintu by'akaga. Ngubwo ubutwari bwiratwa mu Rwanda, ngubwo ubutwari buvugwa n'ubwo kwica. Sinzi impamvu tutavuga ngo Kabuga yari intwari, Rujugiro yari intwari, Majyambere yari intwari, Asinapol yari intwari. Abo bantu bari bafite ibikorwa bakoze bifitiye igihugu akamaro, bakaba abakungu b'igihugu, bagatanga imirimo itunga abantu. Abo bantu sinzi impamvu batakwitwa intwari z'igihugu, ahubwo ugasanga intwari z'igihugu turazirata mu bazanye ibihanga byinshi, ibishahu byinshi byo kwambika akaringa, cyangwa se abakoze amahano menshi mu kwica abantu, cyangwa se n'ubutwari bukwiye umuntu yaba yarakoze, ugasanga bararebwa igihande kimwe ntiharebwa abandi. Ubu ngubu nge ndibaza, iyo nka leta y'u Rwanda
iyobowe na FPR Inkotanyi, reka mbivuge ibi n'ejo nzayibazwa, wenda biziyongera mu birego nzaba nzaregwa, ariko njye muhambyibaza sinzabura no kubyibaza, n'undi wese akwiye kubyibaza. Abanyarwanda ntabwo bagikoze bibi gusa ngo birangira bakoze bibi gusa, nta byiza bakoze. Mu by'ukuri twagize ibyago tugajya dushyirwaho n'abategetsi. Hari igihe cyabaye abami bakajya bajyaho bishwe n'abana babo cyangwa na bene wabo babugufi, abakabica kugira ngo nabo bategeke. Ariko ni ibintu mu by'ukuri bitari mu moko, nta garuka ko nta bwoko bwigeze bwica ubundi ngo bukunde butegeke. Ubwoko bwose wasangaga ari abantu igice cy'abantu runaka cyica abandi ngo gikunde gitegeke. Niba hari igice cy'abanyiginya cyabayeho kikavuga kikabishya ngo kivuka n'imbuto, bityo abantu akabari bategeka, nabo rimwe na rimwe bakicana ku rucucu. Murabizi ibi byose ni ibintu tuzi. Uyu munsi rero hari mu by'ukuri ibyagiye biba muri kino gihugu cyacu, byagiye biranganywa intwari z'u Rwanda. Bwa mbere uyu munsi hari zo muzi, Imanzi, Ingenzi n'Imena. Imena zitayifite umuntu ngura zijyamo, Imanzi zirimo Fred Gisa ngo n'umusirikare utazwi, noneho kandi hakabaho n'Imena nanone zirimo abasigaye muzi, ntabwo ngiye kubarondora, singiye kubigisha, namwe murabazi. Ariko se mbere yaho kuri ngibi bavuga ko umuco w'u Rwanda na kera habaga intwari zabagaho ziti gute, bigenze biti? Ubaga intwari mu by'ukuri ni uwabaga yagiye akica abantu, akazana ibihanga byabo n'ibishahu byabo bakabyambika karinga. Uyu nguyu wabaga yishe abantu 21 agahembwa ingororano ikomeye cyane, imisozi n'ibindi. Uwishe abo bantu bangana gutyo ariko harimo igikomagoma cyangwa se umusirikare ukomeye wo mu rwego rwo hejuru, uwo nawe agahabwa ibirenze ibya wa wundi, bakagenda bakurikirana gutyo. Uwishe 14 agahabwa ibikurikiyeho, bakagira n'imidari bambikwa. Abo bose mwumve namwe baheraga kuwishe 21, uwishe 14 n'uwishe 7. Abo bose bakavuga ngo abo bantu ni intwari. Ariko se koko ubutwari bwo kwica ni ubutwari? Noneho kwica wica umunyarwanda mugenzi wawe, dore ko nta n'abandi bicaga abanyarwanda. Kwicana habaga bagiye hari ngo bagiye kuboza ibihugu cyangwa kwagura igihugu, bakicaye abantu, bakicaye bisha bakabaca ibishahu, bakabaca amabya, ngiye ngo bisonuke neza, bakayambika karinga. Ibi bintu rero mu by'ukuri ni imico mibi, ni imico itakwiye kwishimirwa. Twakagombye kuba dufite intwari zifite ibikorwa by'indashyikirwa byagiriye abanyarwanda akamaro, byateje u Rwanda imbere. Tukaba tuti uyu muntu ni intwari kubera ko ibikorwa bye bifite abo byafashije mu buryo ubu n'ubu. None reka dusimbuke tuze tugere ubu ngubu, wenda tuciye muri makeya twareba duheye nyine ku bw'abami. Nababwiye Rucunshu n'abavandimwe bicanaga, ntago mu by'ukuri ari ubwoko n'abavindimwe. Mwumva ko u Rwanda rwacu rwagiye rugira abantu mu by'ukuri kubanira ubutegetsi bakicana, ariko bakabihimbira amoko nyuma, aho bigere muri za 59 niho byatangiriye guhimbwa amoko, kubera ko uko nibwo ubundi bwoko bwiswe ubwoko bw'abahutu bwasunikije utuzuru ku butegetsi. Kubw'ibyo rero bihera aho ngaho babeshyira ubwoko ko ubwoko abantu bicana cyangwa se basubiranamo kubera ubwoko, ariko na mbere kose abantu basubiranagamo kubera ubutegetsi. Rero n'icyo gihe babihimbiye ubwoko, ariko atari byo, ahubwo ari ubutegetsi. Cyane cyane ko nk'uko mubizi nyine abantu twabonye abatutsi nyine bishe abandi batutsi babahora ubutegetsi, kandi twabonye abahutu bishe abandi bahutu babahora ubutegetsi. Ingero zirahari. Habyarimana yeshe Kayibanda n'abari tegekanaga nawe, aho bose bari abahutu. Ku Rucunshu
abantu bararwanye bose barabatutsi. N'izindi ngero zindi muzakomeze musome ibitabo muzabona n'abandi bagiye basubiranamo bicwa bose bahuje ubwoko. Ubwo rero icyo ngicyo sinzi niba mwavuga ko bishwe bapfa iki kindi. Rutarindwa Musinga ishe Rutarindwa cyangwa se bene wabo na Musinga, kuko Musinga yaratarakura mu by'ukuri, ariko Kanjogera na basaza be ishe Rutarindwa mu by'ukuri yari umututsi, bari abatutsi bose banavindimwe. Uyu bashyizeho Musinga avindimwe na Rutarindwa. Ibyo ngibyo rero byumvikane ko abo bantu mu by'ukuri bapfaga ubutegetsi, ntabwo bapfaga iki, ntabwo bapfaga amoko. Bose amoko tuyafashe na hasi, twiye kubeshya abanyarwanda. Dore igihe twabiri mu binyoma, abanyarwanda bakwiye kubona ukuri kugira ngo bakunde babane neza. Bose ntihagire umututsi wumva ko yangwa n'umuhutu, cyangwa umuhagira umuhutu wumva ko yangwa n'umututsi. Ababyitwaza ni abafite inyungu muri byo, ariko si abatutsi. Nk'uko mubizi aho muri mubabaye muri amoko yose, musenyerwa muri abatutsi, mukabarwa muri abatutsi, abikora butaro bamenaho imineke ni abatutsi n'abahutu, ntabwo ari ubwoko bumwe. Si abahutu bonyine bamenerwa imyaka cyangwa barandurirwa imyaka, cyangwa se bahingira bahinga FPR ngo ugurishe, byose mwese murahinga mugereza FPR ikagurisha. Ntabwo rero ntazagire babeshya ngo abantu barabarengera ngo muramuka ya naya, barabarwanira ngo muramuka ya naya, babirwanira ubwabo, barwanira inyungu zabo. Ntimukabishinge. Mugerageze rero nk'abanyarwanda muharanire ubumwe bwanyu, ubumwe n'amahoro, mutitaye kuko mureshya, mutitaye kuko musa, mutitaye ku cyo ari cyo cyose, ku karere cyangwa ibindi byose. Cyane cyane ko nkunda kubivuga, nta n'umwe ngiye wigeze abihitamo. Niba rero tutarabisemo, ntabwo ari byo kugira ngo umuntu ave hariya yishakira ubutegetsi adushuke, tumarane, dutemane. Ibi rwose bikwiye kurangira mu gihugu cyacu. Tuje rero ubu ngubu nabahaye ingero nyine mu by'ukuri. N'ubungubu ejo bundi muri 90 inkotanyi zarateye zitera zivuga ko zije kurengera u Rwanda, ni nazo uyu munsi zigaragaramo intwari aribo baje mu rwego rwa mbere. Runimo Rwigema, Gisa, rukabamo n'undi musirikare ukomeye. Ariko abanyarwandakazi namwe nimumbwire, murebe, turebe, tushirebe kure, dushishoze. Aba bantu turabizi neza tuzibakaje rute aho bari ku Murindi n'ahandi bagiye bubakirwa, ariko se koko bamerewe neza nk'abantu bataguye ku rugamba cyangwa batamugariye ku rugamba? Noneho turebe, mwebwe mwamugariwe ku rugamba, wenda mwabonye amazu, ariko murebe bagenzi banyu mwapfanye bapfuye, bo ababyeyi babo bameze bate, bari hehe, bamerewe bate? Bose batunze amatriyari ko uyu munsi abantu bagize amahirwe yo kutagupfa kupfira ku rugamba hari amatriyari batubwira bafite, bo abo bapfuye bapfira ku rugamba bamena amaraso, dore ko ari cyo abantu babakanyisha abandi ngo twakimeneye amaraso, twagize gute, twakimbize gute. Nyamara usanga ahubwo abamenye amaraso nta nyungu babikuyemo. Ababyeyi babo babuza abana, babuza abagabo, se babura. Nyamara wareba ugasanga mu by'ukuri imiryango yabo uyu munsi nta kintu ifite, barababaye, barashonje. Mu by'ukuri ntibakajya babeshya, kandi igihe wenda mwarwanaga bashobora kuba mwara bafite icyo babwira, bandi bavuga ko hari icyo murwanira iki n'iki, ariko kenshi abantu baba barwanira inyungu zabo, ntabwo baba barwanira mu by'ukuri koko ineza yanyu. Ni ikibazo rero dufite mu Banyarwanda. Niyo mpamvu nifuza ko u Rwanda uyu munsi twatangira gutekereza, noneho tugashakisha revolution iyi twakora, noneho ibereye buri munyarwanda, idashingiye ku binyoma, idashingiye ku kubeshya, mubeshyira abantu, murabohora mubeshyira abantu, kandi mu by'ukuri muza ahubwo bikagaragara ko haboshywe benshi. Mu by'ukuri iki ngiki gikwiye kuvaho mu binyoma biranga u Rwanda, bikarangira bitakomeje kwitwa ibinyoma. Hanyuma rero nk'uko nababwiye mbere, niba hariho abantu bahabwaga iyo midari
kubera ko bishe abantu benshi bagashimwa, kubera ko bishe abantu 20, 14 na 7 n'ubundi butwa. Ibi byose mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye. Baradukwiye kuvuga tuti ese ninde wakoze igikorwa cy'inyashyikirwa? Njye nkuko mbona twavuga ngo tuti bo umuntu tw'amajyambere mu Rwanda yaguze indege, yarakoze agura indege. Uyu muntu ni intwari, yakoresha imbaraga kugira ngo abone indege kandi ayibona ntawe yibye, akoresheje ubwenge bwe n'amaboko ye. Kabuga yarakoze, agira imitungo, agira amafaranga, agira amakamyo menshi, agira inganda. Mironko nuko abo bantu twiye kubita intwari kuko bakoresha ubwenge bwabo, amaboko yabo, bityo bagira kandi batunga abantu benshi. Abantu kuki tutabandika mu ntwari, ahubwo twavuga ngo abanditse mu ntwari nabangaba? Urugero nje ndibaza niba koko nibyo ubutwari bwa Rwigema nta utabuzi, nta n'utabuvuga. Yarwanye heshi za Mozambique n'ahandi, kandi nk'uko bigaragara ntabwo yigeze arwana ngo arwanire kugira byinshi, arwanire kugira imitungo, arwanire kugira iki. Yarwaniraga kugira ngo abantu bagire ubwigenge bwabo. Ntabwo yagize amahirwe mu Rwanda. Akinjira mu Rwanda ku munsi wa kabiri yarahaguye. Uyu munsi yanitse ku ntwari kubera ko washoje urwo rugamba, ariko mu by'ukuri watangije urwo rugamba, ariko si we warushoje. Uyu munsi ari mu ntwari kandi arabikwiye, cyane cyane ko mu mitekerereze ye n'ubwo twumva no mu bigambi tubona ya FPR Inkotanyi yari myiza, yashoboraga kuba yari kuyishyira mu bikorwa ko u Rwanda rukaba rwari kuba rwiza n'abantu bagataha. Uyu munsi tubona ko hari impunzi iri hanze y'igihugu, n'undi musirikare nawe yararwanye. Ariko se barwanaga n'abandi basirikare? Abasirikare barwaniraga nabo igihugu bari barimo, bavuga bati natwe turarwanira igihugu turimo. Urugero Sabimana, urugero Rwendeye ndetse n'abandi. Abo bose bapfiriye ku rugamba nabo barwana. Mu by'ukuri aba bantu barwanaga nta wari tutsindi, ntabwo ari Rwigema, ari na Sabimana, ari na Rwendeye, ari na Kayumba wenda reka tumuvuge nawe, tuvuge n'abandi. Ntabwo babanje gutongana ngo batukane ngo bagire gute, wapi. Ahubwo bagize gute, buri muntu yaravuze ati ndashaka gutaha, undi nyine afite imbunda arataha, undi nawe ati ngomba kurinda igihugu cyanjye, nawe arakirinda. Aho bose barapfuye. Njye mbona aba bantu bose tutikunze, tutagize gute, twabashyira mu ntwari, kubera ko umuntu warwaniraga igihugu cye, warwavuga ati njye ndarwanira ubusugire bw'igihugu cyanjye, ntabwo navuga ko uyu muntu njyewe atari intwari. Cyo kuri Kigwari ni wa wundi kuko wabaye impamvu yo kugira ngo jenoside ibe ikorwe, hagapfa inzirakarengane kandi zizira ubwoko bwazo. Ariko mu by'ukuri umuntu wavuze ati njye ndi umusirikare w'igihugu, none igihugu kiratewe, ngiye ku rugamba, ngiye gukumira, hanyuma urwo rugamba akarugwaho agifite intego nk'iyo ngiyo, njye uyu muntu mubona nk'iki? Mubona nk'intwari kandi y'igihugu. Rero ni ngombwa ko Abanyarwanda twumva kimwe, tukavuga ati kimwe ko mu by'ukuri ntabwo bikwiye ko hari abantu bajya hariya ngo babone ko ari bo beza kurusha abandi cyangwa ari bo bakora kurusha abandi. Inyigisho ziratangwa, byaravuzwe, ibyo murabizi. Abantu bavuga ko ngo u Rwanda rwatangiye kubaho ngo muri 1994. Ibi si byo. U Rwanda rwabayeho aho rwabereyeho, abategetsi bakora amakosa ariko bakora n'ibyiza. Nabo bandi nubwo bakoraga ibyo bishahu, ariko si ukuvuga ko batari bafite n'ibindi byiza bakoze. Rero mu by'ukuri tujye tureba ko abantu twese turi kimwe kandi tudashingiye ku marangamutima yo kwibona no kwirata no kwiyemera. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, umunsi w'intwari ni umunsi twakagombye kureba ku ntwari z'impande zose, tutureba ku ntwari z'uruhande rumwe, kubera ko buri wese yarwanaga yumva ari kurwanira ukuri kwe. Ubu se iyo ndabihamya neza, uyu munsi Twagiramungu bari kwa Ikigarasha, ariko yapfa icyo gihe nawe abari mu ntwari, kimwe nuko bashyizemo Agata Uwiringiyimana. Nyamara se uyu munsi ko agira mu by'ukuri se ubu ngubu umuntu uhagaze mu by'ukuri, reka tumurebe uyu mugabo Twagiramungu watinyutse akavuga ati njyewe ku ngoma Habyarimana, we Habyarimana ibyo ukora ndifuza ko ureka n'Abanyarwanda baheze hanze batahe,
maze twubakana igihugu. Ariko kandi na Habyarimana nawe yari yabyemeye mu by'ukuri muri 1993 yari yabisinye avuga ati intambara irangire, ndetse habaho no kuvuga ati tuvange ingabo. Mwamuregaga ngo iringaniza aravuga ati noneho iringaniza ubwo muje muri rwanya ndariretse, noneho mwebwe mu by'ukuri nubwo muri bakeya ariko mu by'ukuri ntacyo mu gisirikare ni 60 nako ni 50 kuri 50. Ibyo yari yabyemeye. Tugize ibyago arapfa, arambwa mu ndege ishyano riragwa. Mu by'ukuri dutegereze ko na Kagame azanurwa mu ndege cyangwa azaraswa mu bundi buryo cyangwa azicwa mu bundi buryo kugira ngo igihugu cyongere kibone abandi bategetsi? Oya, ibi ntabwo twagombye kubitekereza gutya, ahubwo twakagombye guharanira ko u Rwanda rwagira ubwigenge koko busesuye, kandi ubwigenge kuri buri muntu budashingiye ku bwoko, budashingiye ku karere, budashingiye ku cyo ari cyo cyose. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, nkaba mbahamagarira kuba intwari mwese aho muri, mu intwari kandi mu intwari zishingiye ku kuri, mu intwari zishingiye ku binyoma, kuko u Rwanda aho rwabereyeho rwagiye rugira intwari ariko zishingiye ku binyoma. Rero tukwiye kugira ubutwari, ariko ubwo butwari bukaba ari ubutwari bushingiye ku kuri. Ukuri rero nuko umunyarwanda wese agomba kugira agaciro mu gihugu cye, nta kuvuga ngo hari abagomba gucibwa ishyanga kubera ari aba n'aba, kubera ari aba n'aba. Mu by'ukuri twabivuze kenshi, twagaragaje kenshi ko amoko yose, mu moko yose habamo abeza habamo n'ababi, mu moko yose hagiye habamo abicanyi n'abagiraneza. Haba Abatutsi harimo abicanyi, haba Abatutsi harimo abagiraneza, haba Abahutu harimo abicanyi, haba Abahutu harimo abagiraneza. Yemwe no mu Batwa ni uko nguko. Rero dukwiye kugira kureba kure, tukagerageza gushyigikira ukuri, kumva ukuri, tutibona, tutirata, tuzirikana ko twese turi bene Kanyarwanda. Murakoze rero, murakarama. Niba tuzongera simbizi, gusa niba ari ubwa nyuma mujye munyurukira kandi muzakomeze guharanira ubumwe n'ubwiyunge kuri buri munyarwanda uwo ari we wese. Nta muhutu wanga umututsi, nta n'umututsi wanga umuhutu, ahubwo abategetsi nibo bashingiye ku nda zabo bazana ayo macakubiri nk'ayo ngayo yo kubeshya abantu ko hari amoko, mbese abantu bagomba kubonera amoko yabo. Murakoze rero, murakarama.